Chateu Marara Yakomorewe ujya mu maboko mashya. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwahaye uruhushya rwo gukora hoteli ya Chateu Marara yari iherutse gufungwa nyuma y'uko bigaragaye ko yakoraga nta burenganzira ifite. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwanditse kuri X buti inzozi mwari mufite zo kuruhukira ahantu heza cyane mu Rwanda zabaye impamo. Chateu Marara ya nyubako y'agatangaza iri ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi yongeye gufungura amarembo. Muri aka karere hari hoteli 14 ziteguye kubakirana urugwiro. Babyeyi inshuti zacu dufatanyije kurira muri APP mu Muhondo TVT School tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Tunabashimiye byimazeyo kubw'icyizere mwatugiriye mukatwoherereza abana banyu ngo tubigishe imyuga izabafasha kwihangira imirimo no kwiteza imbere. Tuboneyeho no kumenyesha abandi bose babyifuza ko twatangiye kwakira abanyeshuri bashya bifuza kwiga imyuga cyane cyane mu bijyanye n'ubwubatsi. Amasomo atangwa mu gihe cy'imyaka 3 harimo gupima ibibanza by'inyubako, gushushanya pura z'inzu, kubaka ibisenge, gushira amazi n'amashanyarazi mu nzu ndetse n'ibindi nko gusudira n'icungamutungo nk'uwabigize umwuga. Twakira abahungu n'abakobwa tukanabacumbikira mu buryo bwiza kandi buboneye, kandi tukabana amahirwe yo kwidagadura ku bibuga by'imyidagaduro dufite byiza kandi bigezweho. Akarusho abanyeshuri bacu batsinda ku kigero kiri hejuru ya 75% kandi ibyo bize bakabasha kubibyaza umusaruro iyo bageze hanze. Kwiyandikisha byaratangiye kandi n'ubu birakomeje kubacikanwe. Nawe rero nicyo gihe ngo ntucikwe n'aya mahirwe yo gutangira umwaka w'amashuri utegura ejo hazaza heza. Ukeneye ibindi bisobanuro birambuye twandikire cyangwa uduhamagare kuri nimero iri muri screen yawe cyangwa tugana aho dukorera tugufasha guhitamo neza. Dukorera mu karere ka Gakenke mu isantere ya Muhondo hafi y'umuhanda wa Kigali Rushashi. Wanyuze ku kirenge uhereza umwana wawe yihahira ubumenyi buhambaye buzamubera impamba y'ubuzima bwe bwose. Gutsinda ku isoko ry'umurimo kuri we bikaba nko kwitsamura. APP Muhondo TVT School igisubizo nyacyo ku isoko ry'umurimo. Tubane ngendi niyo nkuru Karine na Hwigi niyo nkuru media. Ubiko gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye duhora twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Nyuma yaho iyi hoteli ikomorewe izajya icungwa n'ikigo gikora ibijyanye no kuyobora amahoteli cyitwa Royal Treat. Ku ya 22 Nyakanga mu 2025 nibwo RDB yafunze imiryango y'iyi hoteli nyuma yo gusanga ikora nta ruhushya rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo no gutanga serivisi z'ubukerarugendo no kwakira abantu igira. Ibi byabaye nyuma y'uko iyi hoteli yari imaze iminsi igarukwaho ku mbuga nkoranyambaga kubera ubukwe bwa Shadadi Musemakweli na Uwera Bonetse bwahabereye, bikavugwa ko bahawe serivisi mbi. Musemakweli na Uwera Bonetse bashinjije iyi hoteli kubura umuriro bya hato na hato ndetse ko nta n'inyunganizi yawo yari ihari, kugabura amafunguro ateguye nabi ndetse na serivisi mbi n'ibindi bitandukanye bijyanye na serivisi mbi bahawe. Gusa ubuyobozi bwa hoteli bwahise bugana y'ubutabera buvuga ko abageni bashinjije iyo hoteli ibikorwa byo kuyisebya no gukoresha uburiganya ngo batishyura amafaranga bari bayibereyemo. Ese kandi ni ibihe bishya kuri Chateu Marara? Emmanuel Ngayaboshye ukorana na Royal Treat yasobanuye ko izatangira kwakira abakiriya bundi bushya mbere y'uko uyu mwaka wa 2025 urangira. Ngayaboshye Emmanuel ni uzaba ari umuyobozi w'igikoni cya Chateu Marara. Yasobanuye ko hari byinshi bigiye guhinduka cyane cyane mu bijyanye n'igikoni kuko ari naho ikibazo kinini cyari kiri. Yavuze ko mu byibanze harimo n'uburyo bwo kwakira ubusabe bw'abashaka kugana iyi hoteli ya Chateu Marara byakorwaga kuko nta murongo uhamye byagiraga. Emmanuel ati
uburyo reservation zayo zakorwaga, abantu bashakaga kuza kuhiyakirira, ubukwe, kwifotoza ndetse n'ibindi bigiye guhinduka kuko mbere nta buryo bwari buhari bumeze neza. Ibyo bikaba byatumaga bibangamira abakiriya ba hoteli Chateu Marara. Iyi hoteli ubusanzwe yakagombye kuba iri ku rwego rw'inyenyeri 5, ariko mu igenzurwa ryakozwe ryasize rigaragaje ko serivisi itanga zitari ku rwego rwayo, cyane cyane mu bijyanye n'igikoni. Mushya yavuze ko serivisi z'ibiribwa n'ibinyobwa zigiye kwitabwaho bishoboka cyane ku buryo bijya ku rwego rwa hoteli y'inyenyeri 5. Ati ubu turi kwitegura ku buryo serivisi dutanga cyane cyane mu bijyanye n'ibiribwa bigomba kuba biri ku rwego rw'inyenyeri 5. Mu bijyanye n'ibiciro by'ibiboneka muri iyi hoteli Marara, byo yavuze ko hari ibizahinduka n'ibitazahinduka. Ati bijyanye n'ibiciro by'ibyumba byo ntibizahinduka, ariko ku bijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byo bishobora guhinduka. Mu bizahinduka muri iyi hoteli ni imikorere y'abakozi, aho izagira abakozi bafite ubushobozi bwo gukora muri hoteli y'inyenyeri 5. Yagize ati ubuyobozi bushya ntabwo buza buje gusenya ikipe yari isanzwe iriho, ahubwo bureba intege nke zayo, niba hari amahugurwa akenewe, niba wenda ari n'ikibazo cy'imyitwarire bafite iyo myitwarire bagakurwamo, kuko gutanga serivisi bishingira cyane ku myitwarire n'ibindi nk'ibyo. Ikibazo cy'iyi hoteli na Musema kweri cyararikoroje ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abenshi bagaragaza ko binubiye serivisi iyi hoteli yahaye abo bageni. Icyakora uyu muyobozi wagaragaza ko ibyo bitahungabanyije urukundo abantu bafitiye iyi hoteli ya Chateu Marara, kuko n'ubu ku mwaka mushya biteguye kwakira benshi. Iyi hoteli ifite ibyumba 21. Ikaze ku bakunzi b'iyi hoteli ya Chateu Marara mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Je wumvaga ndi Niyonkuru Karine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Mwibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Ese yaba hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu ushaka kumenya, bitwandikire muri comment maze tuzaze tubigarukaho mu magambo arambuye. Twe duhari ku bwanyu, turabakunda cyane nka Niyonkuru Media.